uyu musore Samadina yasigaranye n'uyu mukobwa Chidera aruhutse umutima cyane, aramwitegereza avuga ati Chidera. Umukobwa nawe aramureba ati mfite ibintu byinshi cyane nshaka kukubwira, ariko aka kanya ntabwo mfite ahantu nabihera. Twarangije ubushize mama we amubwira ngo agende ajye ibwami, bari buze kugenda ibwami bagiye gufata ibikoresho by'ishuri kugira ngo umusore ajye ku ishuri. Ati ndabizi ufite ibibazo byinshi cyane ukeneye kubaza. Umukobwa nawe amureba yatunguwe cyane ati mama wawe niwe muntu w'umukozi wo mu rugo unyitaho umunsi ku munsi. Mama wawe ankunda nkaho ndi umwana we, ndetse ku mpamvu zimwe na zimwe hari impamvu zabiteye ku kuba atarashakaga kubikubwira ko ari umukozi wo mu rugo iwacu. Uyu mukobwa avuga ati yabuze uko yabivuga ati uri igikomangoma cy'ubwoko bwacu cya klani yacu, ndetse nanone papa wawe ni umumonaki wa danje urenze muri iyi klani ya Enugu nyine dutuyemo. Ese urimo gukora iki hariya ku kigo cyacu? Ni ikibazo, ndetse ibi bintu byose ntabwo biri kumakinga sense cyangwa se ngo biri kumvikana. Ushaka iki hariya? Uyavuga ati papa yanyohereje hariya kwa kiriya kigo kugira ngo nzajye gushakayo umugore. Uyu mukobwa aratungurwa ati kandi ku mpamvu zimwe na zimwe bigomba kuba cyangwa se ni ngombwa ko bangira umwami cyangwa se n'imiko hakiri kare. Rero icyo gihe bigomba kuba namaze gushaka umugore cyangwa se umugeni bitihise. Ubwo staff ya royalite cyangwa se y'ubwami nyine izajya mu wundi muryango, niyo mpamvu ndi hariya ku ishuri. Umukobwa avuga ati bino bintu ni byinshi cyane kuri njyewe, ntabwo nshobora kubyumva, biragoye cyane. Uyu musore amufata ikiganza avuga ati Chidera aruhutse umutima cyane ati iyi niyo mpamvu ndimo guspendinga ijoro ahangaha ndi kumwe nawe, okay? Basi mbaza buri kintu icyo ari cyo cyose ushaka kumva. Mbese umusore yaravuga ati mbaza icyo ari cyo cyose ushaka kumva, ni ukuri basi ari kubyumve. Umukobwa nawe ati nose bira bya maske byari ibiki? Uyu musore aruhutse umutima, impamvu twebwe turayizi. Ati wabonye attention yose ubwo iriya maske nayikuragamo uburyo abantu bose bamenya ngo ni njyewe cyangwa se n'ibindi byose nyine. Ubwo rero muri bari abantu bose batangaye harimo abafeke, harimo abanyabo, ababikuye ku mutima n'abarimo gupretendinga. Ubwo baramusubije nyine. Ubwo rero papa wanjye yavuganye na principal w'ikigo cyacu kugira ngo ampereze uruhushya, ndetse principal aza kubyemera nyine. Ubwo kugira ngo mbe ndi hariya yarabyemeye nyine kubera ko yubaha papa wanjye. Uyavuga ati kubera iki rero? Kubera iki ari njyewe ushaka ari uyu mukobwa Chidera? Umusore avuga ati ntabwo mbizi, ariko nanone niyumvamwo ikintu kiri strong cyane cyangwa gikomeye cyane kuri wowe, niyo mpamvu. Ndetse kandi icyo kintu maze igihe kinini cyane ndimo kugerageza kugihisha ariko ntabwo bishoboka, ni ukuri ntakubeshye. Mbese uyu musore ni ibintu bimaze igihe, ariko bya bindi byo kwijisha nyine byaranze ubwo gahunda yari yamujyanye hariya. Niyo mpamvu yanaje kwerura, buriya ntabwo wapfa gukuramo maske kandi uri kubona ibintu bitaracamo. Yaravuze ati aha ni byanga, ahangaha ubwo biraba byanze nyine. Ati Chidera ndagukunda cyane ku rwego rurenze urugero. Uyu mukobwa nawe aratungurwa cyane ati yego, ati kandi uri umuntu ukwiriye icyubahiro, uri respectful nyine, ndetse uri umuhanga, uri smart, uri umunyampuhwe cyangwa se ufite umutima mwiza, uri kind, ndetse uri decent, ufite agaciro. Noneho ikirenze ibyo ngibyo kinarenze n'ibindi byose, uri beautiful, uri icyuki. Sasa ibyo kikanabipfundikira rero nyagasani. Uyu musore arerura ati ngenda gukunda Dera, ndetse kandi biri genuine, bimvuye ku mutima, ntabwo ari ibintu byo gupretendinga n'iki. Abangaba bararebanye, uyu mukobwa Chidera nawe arabyumva, ndetse abangaba bahita banegerana cyane. Ubwo nyine hari ibyabaye. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Abanyeshuri baje ahangaha ku ishuri, mwarimu nuko nguko yaje avuga ati igitondo cyiza class, nawe bamusuhuza ati byiza cyane. Ati ndabizi mwese nyine aka kanya mushobora kuba mwabaye distracted cyangwa se mwayobejwe ubwonko n'ibiki byose kukuba aka kanya igikomangoma cy'ubwoko bwacu kiri ahangaha. Umusore yaje mu ishuri nawe yakuyemo na maske ka Jasmine kamureba. Ati ariko abanyeshuri ndagira ngo mwibuke ko mugomba gukonsantra kubera ko ibizame byanyu biri hano hafi cyane, biregereje, bityo rero mukeneye kwiga, ntabwo mukeneye ibintu. Ati ndimwa kumvikana neza. Yego rwose
rwose turakumva. Ati oke byiza cyane, noneho mwarimu aseka cyane. Oke reka dutangire amasomo yacu. Ariko agiye kwigisha telefone yarasomye avuga ati mwe munyihanganiho kanzinya cyane, ndibuze guhita ngaruka rero. Yasohotse agiye kwitaba fone, abanyeshuri basigara barimo no kubivugaho. Kano kahise gahaguruka rero, ni Jasmine aza yegera ahangaha apfukama imbere y'uyu musore. Ubwo nyine nta bintu by'imikino, niyo wazana imikino ugomba gushyiramo icyubahiro, nyine bano batinye. Ati aka kanya nicishije bugufi imbere y'igikomangoma cy'ubwoko bwacu cyangwa se cy'ubwami bwacu. Uyu amureba ati igikomangoma kigomba kubabarira. None se bitari ibyo ngibyo, none se ni gute gishobora kuyobora abantu bacyo kitazi kubabarira? Ubwo yaje kwicisha bugufi, ariko nanone nyine umutima umenetse. Ati Prince Somadina igikomangoma, aka kanya ngusabye imbabazi ndetse nanone n'inshuti zanjye ibyo twagukoreye. Aka kanya tugusabye imbabazi cyane. Afite n'ipfunwe hano, uyu yanamwicisha amagambo ashize ivuga, ariko nyine umwiryo wo ntabwo ushobora gushira. Uyu musore yaruhukije umutima avuga ati Jasmine, ndagira ngo nyumve, ngiye nta rwango ngufitiye cyangwa se I heard nothing against you, nta kibazo ngufiteho, kuko njyewe ntabwo ari ngiye buriya. Uyu musore yicaranye noneho na Chidera, nta nubwo ari ngiye wagakwiye no kuba urimo no gusaba imbabazi nonaha. Umuntu wo gusaba imbabazi uramuzi, urimo kunsaba imbabazi ngiye unshakaho iki? Ndakwinginze rekera aho ngaho, haguruka aho ngaho, ureke kwisebya imbere y'aha ngaha, reka kwisebya wakantuwe. Uyu nguyu igisaba yarakimenyereye, ako kanya mwarimu yaraje gahita gahaguruka kiruka cyane. Mwarimu avuga ati oke, avuye kwitaba fone, karijijisha. Hari abantu baba baramenyereye igisebo, situnabazi bari hafi agaseba akongera. Mwarimu yaraje avuga ati Somadina, ati yego ndakumva. Ati principal ngo mu kanya gatoya agiye kuza kukureba hano mu ishuri. Uyu avuga ati oya ngende bujya kuri office yinjye kumureba. None se ntabwo ndi umunyeshuri we? Nyine kubera ko ari igikomangoma, ubwo principal bagomba no kuza kumureba mu byubahiro byinshi. Ariko umusore avuga ati oya nimugire ikibazo ngende bujye kumureba. Uyu avuga ati wow, ibyo biri fantastic. Nyine bwo ni ibintu bigoye cyane kumva ko ngo uyu musore ari bujye kureba principal. Reka dukomeze amasomo. Rya somo rero twari turiho nonaha, abanyeshuri bakomeza amasomo yabo biga. Ntabwo byatinze, uyu mukobwa bamuzanye ahangaha ibwami rero. Baje kumwerekana umusore yamaze kugera ku byo yifuza cyangwa se ibyo yashakaga. Papa we nuko nguko yaje, uyu mukobwa kimubona ahita yikanga cyane, ni umwami. Ahita apfukama avuga ati aka kanya nicishije bugufi. Ati urisanga mwana wanjye. Ati long life your majesty. Ati haguruka umukobwa, haguruka ntugire ikibazo rwose. Umukobwa nyine afite n'urwikekwe rwinshi cyane. Uyu mwami amwitegereza umusore amwenyura avuga ati umunsi mwiza papa. Uyu avuga ati ewane ndimo kubibona impamvu urimo kumwenyura. Ati rwose aka kanya urishimye cyane. Ati uyu mukobwa ni icyuki, ni beautiful, ari umwami. Umukobwa nawe nyine ati papa urakoze cyane, cyangwa warakoze kukuba waramfashije kukuba uyu mukobwa mu kumushaka. Ati kandi ndishimye cyane kukuba warakoze ibyo wakoze, ndetse uyu mukobwa niwe nahisemo, ibyo nari ngamije. Uyu mugabo avuga ati ariko ngende proud yawe sha mwana wanjye, ndetse kandi wakoze neza buriya, ibintu ni fresh cyane. Uyu musore avuga ati Dera, ati uribuka umunsi wa mbere nge nawe duhura? Uyu avuga ati yego ndawibuka. Ati nagusabye ko wankingirwa. Cyajya arimo kumutera urwenya. Ati mu by'ukuri kiragenda nubwo nari ndi gutera urwenya buriya nubwo nabivuze. Ako kanya umugore nuko nguko yinjiye ahangaha, ndetse uyu mukobwa mu kumubona ahita avuga ati mama, agenda muyambira cyane. Uyu mugore avuga ati byoroshye. Ati uri imbere y'umwami, ari uyu nguyu. Umwami abitegereza ati umwami ukwiriye kumwubaha. Uyu musore amwenyura, ariko umwami arabibona ko uyu mukobwa ari uyu mugore ubakorera akazi ko mu rugo. Ati none se biriya ni ibiki? Ari umwami. Ati none se uyu mukobwa ni umukobwa w'umukozi wawe wo mu rugo? Nyagasani, gute ibyo bishoboka wa musore we? Uyu musore ati none se ibintu bya drama urimo kuzana ahangaha ya high school ni bwoko ki? None se hano hantu hameze nk'aho wagira ngo ni ikibuga cy'imikino abantu bakiniramo imikino yabo bishakiye. Ujyo ndebera. Ati Somadina, wakana we ntundakaze wa gasore we. Ujyo ndebera. Uyu mugore ubwo nyine kuko uyu mukobwa Chidera ari umwana w'umukozi wo mu rugo.
nubwo byari biciyemo wapi nyagasani umwami ava ahangaha aragenda ngo haye ikaze mugasobanuye k'uyu munsi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like no kuri subscribe kugira ngo utuvideo twose nzajya ngenda nshyiranga uzajya utubona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Ignace, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207888 ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Uyu musore yavuye ahangaha ababwira ati mwihanganye gato njye kuvugisha papa. Ati papa bano basigara ahangaho umubyeyi yambira umwana we. Ibibazo sasa biravutse. Yaje hano ku ruhande avuga ati mwana wanjye, ati uriya mukobwa ntabwo ushobora kumushyingirwa. Ujya avuga ati papa reka nizere ko utari seriye rwose, nase uri seriye, bino bintu byose nibyo washakaga cyangwa se nibyo wifuzaga. Ujya avuga ati oya, ati njyewe ntabwo nigeze nifuza umuntu uturuka muri nameless family cyangwa se background, nyine umuryango udafite izina. Mbese aka kanya ndimo kubona ibyo uriya mugore Mrs. Eke yakoze. Yashakaga uburyo bwe cyangwa se inzira ye kugira ngo akunyuremo, nibwo yazanye umwana we w'umukobwa ahangaha abyinjira muko nguko. None sirimo kubyumva. Ujya avuga ati papa, ati uriya maskini w'umugore ntabwo ushobora kumucira urubanza, nta nubwo yaranabizi ko uriya mukobwa we ari umunyeshuri twigana. Ati bino ni coincidence cyangwa se n'uruhurirane rwabaye, nta muntu n'umwe wabipanze. Uyu mubyeyi amwitegereza aseka cyane. Ati buriya umugabo w'ikigoryi ajya yiyumvamo ko ari umunyabwenge, ariko n'ubundi ni ikigoryi cyangwa se ubugoryi bwe baburi kumwereka ibyo ngibyo ko ari umuhanga. Ati wa musore we ntabwo uri umuhanga, yego ntabwo uri wise, bitihise ibyo ngibyo. Ubwo nyine uramutse uri umuhanga wakabonye ibyo ndimwo kuvuga nonaha. Ntabwo ushobora gushyingiranwa n'umukobwa w'umukene. Ujya avuga ati papa, ati mbese muri make urashaka ko ngenda nkajya gushakana na biriya byana by'ibigoryi by'ibikire, biriya byana by'ibigoryi bidafite na decency muri bo cyangwa se badafite agaciro muri bo n'indangagaciro muri bo. Papa ati njyewe ubuzima bwanjye bwose nakoze ibintu ibyo aribyo byose uko byifuza, ariko kuri iyi nshuro wapi. Ati ni sawa cyangwa se biri buze kuba ari uko nkingiranwe n'uriya mukobwa Kidera cyangwa se aranahindukira nyine kugira ngo atabivuga arimo kumureba mu maso, cyangwa se iri kamba cyangwa se ubu bwami bwacu bujye mu wundi muryango. Nicyo kintu cyonyine kigomba kuba. Ujya avuga ati gututinyuka wa muginga we aramukanga. Umusore yarubiye aravuga ati sha niboneye ibyishimo. Niko bigenda. Ati mu byubahiro byawe papa, ati ngiye nabonye bino cyangwa se bano bana babakire ibyo bashoboye gukora, ndetse kandi byose narabibonye uko bameze nuko bateye. Ariko uyu mukobwa Kidera we aratandukanye cyane. Papa uyu mukobwa ni decently raised by Mrs. Eke, cyangwa se yarezwe n'indangagaciro bifite agaciro cyangwa se birimo agaciro n'uriya mugore mama we. Papa uyu mukobwa ni special cyane rwose, ndakwinginze. Ati reka uriya mukobwa mbe ndi kumwe nawe, ndakwinginze. Ujya avuga ati Somadina ntibishoboka, never. Ujya avuga ati papa ndakwinginze, mbese biranze. Ati uyu mukobwa nawe ni ikiremwa muntu, atangira kwinginga noneho handi uvuga ati nyine uyu muntu wakumuhomba wapi, nawe ni ikiremwa yavutse nk'abandi. Papa byumve, bano baje ahangaha ku ruhande, ubwo nyine bihise bizamba, kandi uyu mukobwa yarazi ngo aguyemo. Aha ni hahandi uhita wicuza impamvu wemereye uriya musore kandi wari waramuhunze na mbere hose. Ati Kidera mukobwa wanjye, ati ibintu biri buze kugenda neza. Bakiri aha uyu musore yafunguye umuryango aza ahangaha ku ruhande gakeya, avuye kwinginga papa we, ariko ntabwo bikunze. Yaje ahangaha abegera, ubwo nyine nawe avuga ati se noneho ndi bubabwire iki, kandi twari twemeranije ko dukundana. Ariko umukobwa amarira yamubanye menshi cyane. Uyu mubyeyi avuga ati Somadina soma, ati papa wawe ntabwo nshobora kumurenganya, ntabwo papa wawe ari mu makosa cyangwa se ntabwo yibeshye, kuko papa wawe ikintu ashaka cyangwa se gushakira arakizi. Uyu ni umubyeyi nyine. Ati kandi
twamaze gukererwa cyangwa se burije, bityo dukeneye gutaha nonaha. Uyavuga ati nose murimo kunkinisha ari umusore, urimo kunkinisha? None se impamvu wahuye n'umusore ucecetse cyane kandi ufite agahinda kenshi urayibagiwe? Ati iteka ryose papa wanjye ibintu byose aba arimo kubyempozinga cyangwa se nyine to ari kujya mu ruhande ngewe ntarimwo. Uyavuga ati ariko papa wawe ntabwo yibeshye mu kuba yatekereje ko bino ari ngewe wabipanze, kandi ntabwo nshobora kubimurenganyiriza, nje papa wawe ndamwumva. Uyavuga ati nge ndifuza ko mama wanjye yagakwiye kuba ari ahangaha, kuko mama wanjye niwe wakanyumvishe neza kurusha n'abandi, mbese mwese murimo kuntenguha. Hareba avuga ati Dera amukoraho, Dera ndagira ngo unyumve, ataka kanya ndimo kukwiyumvira n'uburyo urimo kwiyumva. Okay, ariko kuri iyi nshuro ngiye kukurwanira uko byagenda kose. Umubyeyi aratungurwa, ndibuza kurwana. Ati nzakurinda ibintu ibyo ari byo byose bishoboka, ariko nanone ngiye nkeneye ko unkomerera cyangwa se ukaba ukomeye ku bwanjye basi. Igihe ndimo kurwana uba ukomeye, menye ko ndi kurwana intambara ya nyayo. Uyu mukobwa yararize ati ubwo nakubwiraga ko ngukunda Dera, nje ntabwo nari ndimo gutera urwenya, nje nari nkomeje cyane kandi bimvuye ku mutima cyane. Uyu mubyeyi aratungurwa cyane, ahaguruka ahangaha avuga ati aha niba ari uko nguko bimeze sasa ava ahangaha agiye. Abasiga ngaha umusore yegera umukobwa amubwira ati Dera. Uyu mukobwa aba yibaza avuga ati nindwana ubwo nyine bishobora kurangira n'ubundi intambara ndwanye atari iya nyayo bikaba impfabusa. Ariko nanone akibuka ko hari agashashi kari katuraguritse. Niko bigenda. Uyu mwami ari ahangaha yicaye, uyu mugore nuko nguko yaje amupfukama imbere ahangaha. Ati urakaramba mwami wanjye. Ari umubyeyi ati yego rwose ndi umupfakazi w'umukene, ariko nanone ngiye ntabwo ndi umubeshyi cyangwa se orchestrator, babantu nyine bategura ibikorwa by'ibihimbano kugira ngo gahunda zihure zicemo neza. Kwakira cyangwa umwami arimo kumushinja nyine ngo niwe wabiteguye nyine. Ati ndakwinginze your majesty, njyewe ntabwo bino bintu byose byabaye nari mbizi, ndagira ngo unyizere. Uyu nguyu avuga ati ndagira ngo unyumve mugore, ati aka kazi uracyagafite kubera ko uzi kugakora neza, niyo mpamvu gafite gusa. Ati ku bukwe bw'umwana wanjye w'umuhungu nyine Somadina, ese ni bande bagabo bazaba bafite agaciro kwa kundi bavuga ngo ni abagabo nyine baturuka mu muryango runaka nyine babandi bagaragara nk'arabe? Ese abo bagabo bazaba ari abahe baturuka ku muryango wawe cyangwa se ku ruhande rw'umuryango wawe badanje? Ni bande nyine bazapresenta umuryango wawe? Ni nko kumurasa. Ati wa mugore we uri umukozi wo mu rugo ku mwana wanjye, ugomba gukomeza kuguma uri umukozi wo mu rugo. Genda ubwire uriya mukobwa wawe arekera aho ngaho kwijugunya kuri uriya musore wanjye cyangwa se ku mwana wanjye, kuko nta kintu na gitoya kizigira gituma umwana wanjye amushyingirwa cyangwa se amurongora. Uyu mugore bino byaramubabaje, ahita ahaguruka ahangaha n'icyubahiro yari ari guhereza umwami arakira, mbese agikuraho. Uyu avuga ati mwami wanjye your majesty, umukobwa wanjye ntabwo ashobora kwijugunya cyangwa se kwishinja ku muntu kwishinza nyine ku muntu uwo ari we wese. Yego ngende mama we ndetse kandi nijye umukobwa wanjye wamureze. Your majesty please ndakwinginze emerera bano bana bakiri batoye bibereho mu mahoro cyangwa se babeho ubuzima bwabo. Ati bimeze neza, njyewe ushobora kundeba ukanca amazi uko ushaka, ndetse ushobora kumbwira ikintu icyo ari cyo cyose ushaka rwose nta kibazo, ariko ndakwinginze mu byubahiro byawe your majesty, njye ntabwo ngiye nshaka ikintu icyo ari cyo cyose kizigera cyangiriza amarangamutima y'umukobwa wanjye ndetse n'ubuzima bwe mu mutwe. Ndakwinginze kandi wa mwami we nananshinguka. Ati sokaga mugore. Umwami ararakara, ariko n'umugore aramubwira ati nubwo yashyiragamo ibyubahiro, ati ndakwinginze, avuga ati ndakwinginze njyewe ndebe ko ariko ntuzigire wangiriza cyangwa se ushaka gusenya umukobwa wanjye, nshinguka aho ndanakwiyamye. Kandi uyu mwami ubwo nyine ngo ashaka umuryango ukomeye cyane, bya bindi by'ingoro nini ikinyiye umuhezo nyine irutwa n'itongo ry'umukunzi. Sinzi niba utwo tuntu burimo kutumva. Uyu avuga ati mwami, umugore nuko yagarutse. Mwami ati umuhungu wawe yanze kurekura umukobwa wanjye kugira ngo twitahire tujye mu rugo, please ndakwinginze bwira umuhungu wawe arekura umukobwa wanjye tunitahire mu mahoro rero, ndakwinginze kandi nyagasani. Ati nge bino bintu agenda arimo no kurira umubyeyi, nta nubwo
ntabwo nari nzi ko bino bintu bishobora kuba cyangwa se ngo bigere kuri uru rwego. Umusore yanze kurekura, uwo yasigara avuga ati noneho aka kanya umukozi wo mu rugo asigaye arimo kumvugiramo cyangwa se agasubiza igihe ashakiye kubera umuhungu wanjye yumva icyubahiro cye kirimo kwangirika. Ujye ndebera ati none se ntabwo nigeze nirasa mu kaguru ari uyu mwami. Ibyo byarabaye ndetse ahangaha ku ishuri abanyeshuri barimo kuganira bisanzwe nyine bimwe byo mu ishuri. Uyu mukobwa Jasmine ahangaha niko uyu mukobwa Chidera yinjiye, kano kavuga kati ibitekerezo byo gutekereza ko ngo igikomangoma ngo rwose ngo cyemeye da, ariko umwami yarahiye indahiro yuko adashobora kwemera ko umwana we w'igikundiro, umuhungu w'igikundiro yashyingiranwa n'akantu cyangwa se agakene kari ahangaha nyine kameze mbese tu. Bigaragara ko ari n'ibintu byabaye official cyane ko umwami yanze kuri musore yashyingiranwa n'uyu nguyu. Uyu nguyu avuga ati ariko ahangaha bigeze mwagakwiriye gutangira guseka, nase ko mutari guseka Chidera ko kamenyereye guseka no gusebya abantu. Uyu uvuga turavugisha ukuri Jasmine ati se wagakobwa we ntabwo ushobora gutuza kuko muri ibyo bintu uvuze nta kintu na gito gisekejemo wakagoryiwe. Umukobwa batangira kumubwira ati Jasmine ese koko ntabwo ujya unanirwa, nta muntu n'umwe uzigera guhereza agaciro witwara gutyo, byaba byiza urekeyeho ngo kugerageza cyane wihatiriza. Uje uvuga ati cyane rwose buriya wa mukobwa witeka ryose ibyo ukora birangira ari wowe urimo kwisebya cyane. Jasmine nigeze kubaho ngukunda ukuntu cyangwa se nkiyumvamo, ariko aka kanya ukeneye byibura gusubira muri rihabu, ubundi aho ngaho niho ubelonginga. Ubundi wagakwiye kuba uri muri rihabu, sinzi uburyo uri ahangaha. Uje avuga ati cyane rwose byanyabyo ukeneye kujya muri rihabu, wagakobwa we karwaye. Avuga ati shut up muceceke ati mwese ndabizi ko mumfitiye ishyari mumfuhira, ati mwagerageje ibishoboka byose kugira ngo mube nkanjye ariko ntabwo mushobora kuba njyewe. Kirya cyane baraseka. Jasmine asubira muri rihabu, Jasmine asubira muri rihabu. Uyu mukobwa Chidera nawe amureba asubira muri rihabu, subirayo muri rihabu, gafunga amatwi. Murekera aho ngaho. N'abanyeshuri nabo babonye bya bindi kuntu babikabije cyane uburyo kaba kitwara no mu byago by'abandi bantu kakishima, mbese kakumva ko uyu mukobwa Chidera ati tugende Karara we. Uyu avuga ati tujye hehe yanshutiye magara, tujye hehe? Ati njye ntabwo nigeze nza ahangaha kuri iki kigo cy'amashuri gutera urwenya. Nawe aramukatira ati guys bimeze neza. Ari uyu mukobwa Chidera ati ndabizi ko amakuru yakwirakwiye ahantu hose, isi yose nyine, ndetse kandi ibyo byabaye ntabwo ari irangira ry'isi. Yabyakiriye ko adashobora gukundana cyangwa se gushyingirwa n'uriya musore. Ati njyewe ikintu nitayeho nuko ibintu byo kunyuzura no guca abandi bantu amazi tugomba kubishyiraho iherezo. Ati uyu mukobwa Jasmine uri ahangaha turamutse nawe tumunyuzuye n'ubundi se twaba dutandukaniye hehe nawe? Uyu nguyu yahitahaguruka avuga ati Chidera for president. Yego uyu mukobwa rwose afite umutima mwiza ari uyu musore. Ati cyane rwose njyewe Chidera ndamwamamaje, Chidera ari uzatubera perezida. Kwa kundi nyine umuntu aba yimereye ugasanga inzira aciyemo nizo zimuharuriye inzira, ubwo bahise bavuga ati ari we tuzatora azatubere perezida cyangwa se umunyeshuri uhagarariye abandi muri iki kigo cyacu. Chidera azaba perezida kano birakarya cyane. Ubwo nyine yabaye perezida nawe urabyumva n'inkunga ziba zirimo nyine n'ibiki byose. N'uyu Clara nawe ashyigikira uyu mukobwa ati Chidera for president. Uyu mukobwa Chidera yaje yegera gakeya cyane, kano kameze nako kasebye cyane, igisebo birakabera burejo kazanongera kandi azamwegera ati kandi wowe ati ntuzigere utekereza ko ushobora kunkorera ikintu icyo ari cyo cyose, kuko ukunyuzura ko wonera kwihanganiye cyane bitewe na mama wanjye cyangwa se kubwa mama wanjye. Ati ntabwo nigeze nifuza kumustressa cyangwa se kumutera amastresi cyangwa se kumuhangayikisha ngo abe ampangayikiye, bityo rurekera aho ngaho wagakobwa we, kubera ko nuramuka udahagaritse ibyo bintu bishobora kurangira urangiye nka Atlas cyangwa se ugasubira kuri rihabu cyangwa se muri rihabu. Bo navuga bati asubire muri rihabu, asubira rihabu cyane. Muceceke cyane bo subira rihabu. Iyi nshuti ye niyo itarabivuzeho ariko nyine ubwo nawe yamubwiye subira muri rihabu agakobwa we, subira rihabu
aba banyeshuri ko baririmba ni kwa kundi nyine umuntu babiturije bavuga bati reka duceceke, bino bigaragaza ko nabo baba baracecetse nta kuntu batari baragize. Ndetse kandi iri ngiri rikabisomo ku banyeshuri mwese mujya ku ishuri cyangwa se abantu mwese muri mu mashuri, ariko no mu buzima busanzwe umuntu ni umuntu ku giti cye, kandi buriya ibintu bitari biteganije kumubaho byamubaho ugatungurwa cyane, kuko ntabwo ari wowe ubigena. Ubigena afite aho abigenera. Ibwami umwami ari ahangaha, uyu nguyu yaraje avuga ati mwami, ati vuga, ati nanone twongeye twakakiriye cyangwa se twongeye twayakiriye. Uyu avuga ati mwangiye kwakira iki se nanone? Uyu avuga ati ndavuga urwandiko. Ati hashize igihe kinini cyane impapuro zari zihagaritse kuza ahangaha ibwami, ariko uyu munsi nakiriye urupapuro, ndetse nanone content iri muri uru rupapuro irakanganye cyane, cyangwa se ibyanditsemo birakanganye cyane mwami. Ati ndatekereza rero ukeneye kureba uru rupapuro warangiza ukarusoma. Uyu avuga ati rusome rero, ari umwami soma urwo rupapuro. Uyu avuga ati mwami, ati rusoma, ariko uyu yikanze cyane bigaragara ko wagira ngo ntabwo ashaka kurusoma, cyangwa se uyu mugabo ni umusekirite ngo ni impapuro zisanzwe ziza ahangaha. Yarambuye uru rupapuro areba n'umwami avuga ati mwami koko ndusome? Ati mwami, ati yego ndimwo kukumva. Ati uyu mukono wanditse kuri uru rupapuro ntabwo uri clear, cyangwa se ngiye ntabwo ndimo kubasha kuwusoma. Oya bati ngo uzo neza ngo uri clear cyangwa ntabwo uzi gusoma, kumbe ntabwo kizi gusoma kino gisekirite. Ati wihangane mwami, wihangane cyane. Cyangwa mpamagara umusore wanjye aza ahangaha, umuhungu wanjye umuhamagara aza ahangaha aze asoma urwo rwandiko, kumbe uyu musekirite ntabwo azi gusoma. Yarari no kuvuga ngo ibintu biri muri uyu mukono birakanganye cyane. Samadina nuko nguko yaje ahangaha azanye n'uyu musore. Ati papa urampamagaje? Ati muhereza urwo rupapuro. Uyu nguyu ahereza urupapuro uyu musore Samadina. Akira. Uyu musore yakira uru rupapuro, ni impapuro bamaze igihe bakira ahangaha. Ati soma turebe. Uyu musore nawe yitegereza cyane. Uyu musore agorora umuhogo afungura urupapuro, ndetse uyu musore mu kureba urupapuro amera what yikanzeho ukuntu. Umwami nawe amureba. Ati none se bino bintu byose ni ibiki? Ari uyu musore. Ati papa ubuzima bwe buri mu kangaratete gakomeye cyane. Uyu avuga ati none se ibyo ngibyo bishoboka bite? Uyu musore ati kandi uyu mukono wanditse kuri uru rupapuro, uyu mukono uyu mukono ndabizi rwose, uri familia kuri ngewe, ndetse umuntu wanditse uru rupapuro byanga byakunda ndamuzi. Umwami arahaguruka. Ujya undebera. Ati ngo umuntu wanditse urwo rupapuro uramuzi? Ati yego. Ati uwo yaba ari nde se? Uyu musore aruhutse umutima cyane avuga ati papa, ati uriya mukobwa afite impano y'icyo bita premonition, gift of premonition nyine. Ati ni Kidera, umwana w'umukobwa wuriya mugore Mrs. Eke, ndetse umwe nyine wajugunye umwe wanze. Oya avuga ati nase utekereza ko ndi ikigoryi? Ati uriya mukobwa ntabwo ushobora kumuzamura mu rwego urimo kumbeshya mwana wanjye, kuko izi mpapuro tumaze igihe kinini cyane turimo kuzakira na mbere yuko agera. Ni ukuvuga ngo Kidera na mbere yuko amenyana n'uyu musore Samadina zino mpapuro barazakiraga. Wibuke ko ziriya vision mama we nawe n'uriya mukobwa Kidera bazimenyereye cyane, bigaragara ko ari ibintu bya kera. Ati hanyuma sirimo kugerageza kuvuga icyo wa musore we. Uyu musore yitegereza ahangaha ndetse aruhutse umutima cyane avuga ati papa ntabwo ibingibi ugomba guteranamwo urwenya nabyo, wibikinisha ntabwo ushobora, ntushobora. Aruhutse umutima. Uyu musore ahita bimenya cyane. Feri ya mbere uyu musore nta kindi cyabaye, yafashe urugendo aza ahangaha aza kwa Kidera iwabo, arakomanga ku muryango, yongera gukomanga avuga ati Kidera, Kidera ndakwinginze nshaka kuvugisha mama wawe, nshaka kuvugana na mama wawe. Kidera none se ushobora kunyumva? Akomeza gukomanga. Ako kanya uyu mubyeyi nuko nguko ati my prince, umubyeyi amwenyura. Ati nese umeze gute? Ndetse nanone buriya ibwami hameze gutera amakuru. Uyu nguyu mu byubahiro byinshi n'umugikomango muri abayubaki. Ati ma, ati umbabarira ku bintu byose byabaye. Ati nukuri nsabye imbabazi cyane. Ati papa wanjye yakiriye urwandiko, ndetse kandi nkeneye Kidera kugira ngo ajye guprovinga cyangwa se kugaragaza cyangwa se kwiprovinga ko ari ubyandika. Ati ndakwinginze nkeneye Kidera kandi akeneye bino bintu kubinkorera, ndakwinginze. Uyu mugore avuga ati uruhe rwandiko urimo kugerageza kuvuga se? Ati njya ahangaha natakaye cyane. Kidera,
ati yego ma. Umukobwa nuko nguko yasohotse. Ati nese urwo rwandiko uyu ngo arimo kuvuga ni bwoko ki? Uyu mukobwa Kidera nyine aburuko. Ati umbabarire mama. Ati ndabizi ko wambwiye ko nyine ngo ntagomba kuvuga ku bijyanye na vision zanjye ndetse n'ibindi byose ibyo ari byo byose, ariko byakomeje kunsunikiriza cyane ku buryo nyine nagombaga kujya nandikira inzandiko umwami. Ati mama umbabarire ngusabye imbabazi cyane. Uyavuga ati Kidera. Ati nakubwiye ko bino bintu urimo gukora cyangwa se nuramuka ubikoze bizatugwisha mu byago bikomeye cyane. None se ibingibi ni ibiki rwose? Uyavuga ati mama. Ati nta mpamvu yo gupanika rwose kuko nta byago bihari rwose. Ati ngiye nshaka Kidera koze tukajyana mu rugo. Kidera ndakwinginze, ukeneye ibingibi kubinkorera, ndakwinginze. Ukeneye bino kubidukorera, ndakwinginze bidukorere. Uyavuga ati ngiye ntabwo niteguye guhura n'umwami rwose tukareba n'amaso ku maso rwose, ntabwo mbyiteguye. Umubyeyi avuga ati Kidera, ati yego ma ndakumva. Ati reka tugende. Ati kandi niyo twagenda basi tutagiriye umwami wacu, basi tubikorere uyu musore Somadina. Ati ndabizi ko ukiyumvamwo ikintu cy'igisebo cyangwa se kuba warasebye kubera biriya bintu byakubayeho umwami akanakwanga, ariko please ndakwinginze ni umugore. Ati ndakwinginze. Yavuga ati mami none se byaje kurangira hano ibwami abangaba baje ahangaha muri uru rugo rwabo rero umwami arabatumije. Ati none se ruriya rwandiko cyangwa se ziranzandiko tugenda twakira uziziho iki? Uyu mukobwa avuga ati ngewe ndabizi. Ati ngewe ndabibona cyangwa se nkanabyumva, ariko ibyo byose mbabwiye ni ukuri cyangwa se ibyo mbona n'ibyo numva byose ni ukuri. Umwami areba. Ati none se ni ikihe kintu kihishe inyuma y'ibi ngibi? Kuko niba ari wowe umaze igihe kinini cyane wandika izi mpapuro nyine ni iki kibyihishe inyuma? Uyu mukobwa na mama we amwitegereza cyane. Ati ni ngewe wakwandikiye urupapuro ko umwami kazi ari buze kwicwa igihe azaba atwite. Uyu mwami aratungurwa cyane. Ati kandi urabizi ko umwami kazi yishwe atwite? Uyavuga ati what? Nyagasani, umwana bamubwiye ko nyina yishwe n'indwara. Ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva papa. Ati ngewe natekereje ko wavuze ko mama yishwe na kanseri, none se inda turimo kuvugaho yari atwite aka kanya ni iyihe? Nyagasani. Uyavuga ati mwana wanjye. Ati uyu mukobwa Kidera ari mukuri. Ati ni ngewe umwe rukumbi ubizi neza cyangwa se wabimenye ko mama wawe yishwe ubwo yari atwite, ndetse kandi ibyo ngibyo mu kubimenya nta buryo nyine ayo makuru narimo kubasha kuyakuburekingira cyangwa se kuyakubwira, bityo mwana wanjye aka kanya ngusabye imbabazi. Nyagasani. Kidera ibintu by'amavision yagendaga abona ubwo yaranasanzwe abizi ku by'uyu muryango, mbese uyu muryango yarawuzi byose. Uyu musore byaramucanze. Ati none se ninde wabikoze? Uyu mukobwa avuga ati ni abantu bamwe n'ubundi bagerageje cyangwa se barimo kugerageza kubica. Ati kandi aka kanya turimo kuvugana ahangaha bari mu nzira baza ahangaha nonaha ibwami, ndetse bari hafi cyane. Bano baratungurwa cyane ngo abantu bagerageje kwica umwami n'igikomangoma kugira ngo ubwami buve mu muryango wabo bari n'ahangaha ni nabo bishe umugore w'umwami mama wa Somadina. Umubyeyi avuga turimo kuvuga ibiki mwana wanjye? Bakira ahangaha Frederic na wa mugabo twabonye bingiye hano. Ati mwami, ati birasa nkaho wagira ngo urimo gukorana inama na Royal House ahangaha. Ati twebwe twari tuje ahangaha kugira ngo ducekinge ko umeze neza. Uyu nawe avuga ati turagusuhuje yo Highness Nyagasani. Ati kandi ubwami bwawe burakabaho igihe kinini cyane wa Highness. Ati nkuko twari twabivuze. Ati twari twatekereje nyine ko ari ibintu biri mu bwenge kuba twaza tukagusuhuza ahangaha. Ati cyane rwose tukanagusuhuza mwami w'ubwami bwacu indyarya, ariko hano ni bya bindi ndyarya ihimwa n'indyamirizi. Uyavuga ati Chief Frederic we ari umwami. Ati yego ndakumva mwami. Ati Chief Okando. Ati yego ndakumva. Babareba. Ati mbese muri makeya mwembi muramutse muri ahantu mu gikundi cy'abantu bashaka kunkuraho cyangwa se bakanyica bakananyeguza, none se ibyo bintu mwakwemera ko biba koko muramutse muri abo bantu? Oya ntibishoboka mwami wacu, ntibishoboka rwose, nta nubwo ibyo bintu dushobora kubisapotinga, ntabwo bishoboka, ntibishoboka mwami wacu.
musore uvuga uti mukinga mwe. Ati Fani enough birahagije. Ati mwembi uko muri babiri murimo gupanga kunyica, ndetse kandi ibyo ngibyo namaze no kubimenya buriya kare cyane. Rero nimuvuge cyangwa se aka kanya mpitemo amagara aba batwara. Uyavuga ati mwami byose byari ibitekerezo by'uyu nguyu. Frederic aratinya, babimenye ndetse Kidera niwe bibabwiye. Ati nge ntabwo nari mbishyigikiye. Ati mwami aka kanya ngirira impuhwe. Uyavuga ati iki kiko wakiguryo Frederic, nase icyo gitekerezo urimo kuvuga ngo cyari icyande. Uyavuga ati Highness, ati uyu mugabo ntumwumve. Ati uyu mugabo amaze igihe kinini cyane agufitiye ishyari ryinshi. Ati kandi iteka ryose yashakaga kugusimbura kuri iyi ntebe y'ubwami. Ati Frederic, none se ntabwo ari wavuze ngo igikomangoma kiri aha ngaha ngo ni gito cyane ku buryo kidashobora kuyobora ubu bwami bwacu? Si wawe Frederic? None se ntabwo ari wavuze ngo ku murambo wawe nibwo uyu musore azasimbura papa we yarangiza akayobora aha ngaha? Uyavuga ati urimo kubeshya. Ati bwira umwami ukuri hano, urimo kubeshya. Uyavuga ati njyewe? Ati yego urimo kubeshya. Ati mwami mubwira ukuri rwose, muvuga ukuri nimuvuga ukuri. Uyavuga ati mwami ikiranze nibyo ngibyo, uyu mugabo amaze igihe kinini cyane arimo no gupanga no kukwica, ahubwo akanagukura mu nzira. Ati ariko ngewe ntabwo ndi igice cyabyo cyangwa se umupango ntabwo nkurimo. Ati ndakwinginze mwami ngewe mbabarira rwose. Uyavuga ati arimo kubeshya. umwami uvuga ati muceceke mwabigorye mwe, muceceke aho ngaho, muceceke. Ati ngewe byari byangoye cyane kwizera ko aya makuru nakiri yari aya nyayo, ariko mwembi uko muri babiri aka kanya murayemeje ko ariyo koko. Ati mbese muri make mushobora kuba wicked cyane, muri abagome cyane, mukanapanga no kunyica rwose. Uyavuga ati aceceka wakigoryiwe. Ati abangaba ni mubakura aha ngaha. Uyu nguyu yahagurutse uvuga ati mbese muri make wishe mama wanjye wakigoryiwe, bano babatwara uko nguko. Ati wishe mama wanjye, mwishe mama wanjye, mwaramwishe. Uko niko babajyanye, ubwo nyine bajya kubakatira uru bakwiriye. Ndetse uyu musore biranamubabaza cyane. Rero ibyo byarabaye. Sasa ahangaha ku ruhande uyavuga ati umbabarire mwana wanjye, ngusabye imbabazi. Bino bintu biragoye cyane kubyakira, cyangwa se ni byinshi cyane ku buryo umuntu yabyakira. Avuga ati Mrs. Eke, ati yego ndakumva mwami. Ati umbabarire cyane kwa buriya buryo nagufashe, ndetse wowe n'umukobwa wawe buryo nabafashe nyine kiriya gihe bano barebana. Ati mwana wanjye, ubwo uyu mukobwa nyine niba umushaka daha nabo wawe daha nge nzabiha icyubahiro rwose da, niba ari uko bimeze. Ati Kidera, ati yego ndakumva mwami. Ati wa mwana we uri umwana uri special cyane. Ati kandi aka kanya ngusabye imbabazi, ntabwo ngusabye imbabazi kubera ko utabaye ubuzima bwanjye cyangwa se n'iyi kingdom yose, ahubwo aka kanya ngusabye imbabazi zo kuba nizi isomo ry'uko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuba umutabazi buriya, waba uri umukene cyangwa se waba uri umukire watabara. Ndetse none kandi ndabyemeje rwose pe, aka kanya uri umwana uri special cyane. Ati Mrs. Eke, ati yego rwose ngusabye imbabazi rwose. Uyu mugore avuga ati bimeze neza Your Majesty, apfukama hano hasi. Ati bimeze neza. Ati Your Majesty, aka kanya ahubwo nge ngusabye imbabazi mwakira kinyabupfura gikeya nakuvugishijemwo. Umwami avuga ati oya haguruka, turakoze cyane. Umubyeyi arongera arahaguruka ahangaha. Ati nyine nari mbabaye cyane, nari nangiritse cyangwa se nababaye cyane mu mutima kubona umwana wanjye umwe rukumbi kinege cyanjye arimo guca mwabiriya byinshi. Ati rwose nsabye imbabazi rwose kuko banaritwaye kuriya. Uyu mwami azunguza umutwe avuga ati urisanga. Ati urisanga rwose mu bantu b'abanyamuryango b'uru rugo rwacu. Ati urakoze cyane. Ati Kidera ari umwami. Ati uri umwana uri special, akomeza kubisubiramo. Ati kandi ndabizi ko uyu mwana wanjye w'umuhungu uzamufasha ubu bwami kubuyobora neza cyane igihe nzaba nyine nakurikiye cyangwa se niyunze kuba sokuruza banjye. Ati igira hino, muze muvuye hano mwabana mwe, muzanga. Uyu mubyeyi nta no gutinzamo nyine ni umwami. Buriya nawe ubishatse waba umwami ku giti cyawe, ibintu ukabikora uko ubishaka, ntibisabe ko ngo wirirwa ujya gutumiza abantu ngo bagire icyo bagufasha. Bano baraje bamupfukamira ati aka kanya mwembi mbahaye umugisha, ndabahezagiye cyane. Ati kandi nizeye ko mwebwe uko muri babiri mwembi buri wese azarwanira uwundi, ndetse kandi mukanarwanira n'ukuri, ndetse kandi ibyo bintu bikazagenda neza cyane, kandi urukundo
rukazarabagirana hagati yanyu mwembi, mukazabyara abana, ibintu byose bikagenda neza, ndetse nanone mukagira n'ubuzima burebure. Bagenda bavuga bati uko ubivuze mwami, uko ubivuze mwami. Ati mwana wanjye w'umuhungu, ati kandi ibintu byose bizakugendekere neza, ndetse nanjye nzaba ndi kumwe nawe. Ati urakoze cyane papa, urakoze cyane. Ati kandi iminsi yawe iragakomeza kurambuka, cyangwa se ugakomeza kuramba papa. Ati urakoze mwana wanjye. Uyu musore yitegereje Kidera avuga ati Kidera, egera hino, egera hino yo. Ati ndagukunda cyane ku rwego rurenze urugero, ariko buretse reka tugende tujye kwitegura ibizame byacu. Tujye kwitegura ibizame. Babisekamo, urukundo rurogera cyane. Uyu mubyeyi nawe apfukama ahangaha avuga ati mwami, ndetse ibyo ngibyo byaranabaye ahangaha ku ishuri. Imodoka nuko nguko yaje, bari bavuze ngo bajye kwitegura ibizamini, ndetse imodoka uko ije ahangaha bigaragara ko ari mu masaha ya mu gitondo. Abanyeshuri bari kuza ahangaha, uyu ni wa mukobwa Clara, abona iyi modoka isohotsemo umusekirite w'ibwami, ndetse nanone mu gufungura hariya hasohokamo Somadi na igikomangoma. Abanyeshuri niko bakomeje kuza ahangaha babyitegereza cyane, ndetse uyu musore nawe aragenda yegera ku ruhande. Mu gutungurwa cyane, abanyeshuri babona muri iyi modoka hasohotsemo Kidera. Ati mfata n'ikiganza, mfata n'ikiganza. Uyu avuga ati wawu, ari uyu mukobwa Clara. Bano bari barumvise inkuru ngo umwami yararahiye ngo ntabwo bizigera bicamo. Yagenda banese bigenda gute? Bamubwira bati wakago ryose urimo kutubwira ikirata, nibishake reka uko kareba gusa. Yavuga ati ninshake nanjye. Abangaba nuko nguko baje ahangaha ku ishuri. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like niba aka kantu waragakunze neza cyane, twarakagendanyemo neza, ndetse ukande no kuri subscribe, kubera ko ari utuntu twinshi cyane mfite nzajya agenda mbazanira. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, bafite ku mutima cyane, ntituzaburane mu kandi gakurikiyeho.